Okay guy, ni wa muhungu wanyu sample nk'ibisanzwe nongeye kuzana indi application igiye kubanyura igiye kubanezeza. Ni imwe application na checkinze sanga ari application nziza kubayikoresha guy. Rero imeze gute rero? Ni application ikubiyemo task. Application buryo bifite task iba yoroshye kuyikoresha. Harimo uburyo bwinshi cyane. Harimo ibyo bita survey, harimo icyo bita guplayinga game, harimo icyo bita kora video, harimo icyo bita kubona bonus za buri munsi. Harimo uburyo bwinshi cyane mu gufasha kwaninga ntagishoro, kandi muri application nimwe rukumbe. So nashyize link muri description, uragenda ukore sign up uze kwinjiramo ubashe kwikorera task muri application. So nimwe muri application muraza kwishimira nabateguriye. Nkuhaye ikaze kuri sample cyangwa sample moto official, ariko nkwibutsa ni mushya ukane subscribe ukane like kuri video guy kugira tukomeze tumenye byinshi bisanzwe. Ukore na comment aho utasonuke tugufashe guy. Reka nkwereke step by step. Nkuhaye ikaze, ariko kosa utarakora kwihutisha video ngo ushaka gutaraguritsa ubyirinde, kuko ngiye kwereka step by step uko wabasha gukora task ziri muri application. Wowe uzanshimira nyuma nukurikiza ibyo ngiye kwereka. Kubikura biroroshye cyane kuko marimo mu yayo na $2, $2, $5, $10, kandi mu buryo bworoshye cyane. Waba ukoresha Binance, waba ukoresha phone n'ibindi bigiye bitandukanye, iyi application iragufasha. Waba ukoresha PayPal, waba ukoresha Bitcoin, waba ukoresha Binance Coin, iyi application imwe rukumbi irakubasha kugufasha buri kimwe ushaka kumenya, kandi mu buryo bworoshye cyane, kandi nta gishoro igusabye. So nkuhaye ikaze, ni application nakuzaniye iraza kukunyura kandi iraza gutungura, uzashimira nyuma gaye nk'ibisanzwe. Nkuhaye ikaze. Okay, ngiye gureza ikaze rero nk'ibisanzwe. Nababwiye ko ngiye kwereka ya application imwe rukumbi izakufasha gukora udusheri twa witurije. Application imwe rukumbi guy. Ya application rero imeze gute? Reka nshyire connection kwanza mbere yuko tujya kuri application, mbereke uko akora icyo bita account guy. So link muraza kuyikura muri video description akanya uri kurebaho. Atazi ni video description, aho ukora akanya ino video uraza kumanuka munsi ukande muri video uri kureberaho, uhita ushanga description, uhita ushaka link uyikande ukore account. Already ndaza nkande kuri link bamaye, ubundi ngende nkore sign up. Already twahise tugiye muri application. Nuko application imeze. Users have sign up. Abayikoresha binjiyeho na abangaba. Earning by rewards user, abakoreye amafaranga, abakoresheje impano cyangwa abakoresheje impano ayo baspendinze angana n'ayangaya guy. So rero harimo uburyo bwinshi muri application guy wakwishimira wanakwinezeza. Asa kubyira get paid in three easy steps. Harimo uburyo bwinshi anga guy ukona ko harimo uburyo bumeze neza. Fast payment, yishyura byihuse, withdraw $2 n'ibindi bigiye bitandukanye biri muri application guy. Ino application iroroshye cyane. Gukora sign up rero ni gute? Uzaza ukanditse hano handitse ngo sign up, reka nsubire inyuma handitse sign up uhakande. Icyo uzakora ni iki? Uzaza niba ari sign up ukoresha nimero yawe, cyangwa ushaka gukoresha email uzakana ndetse hejuru sign up with Google. Niba ushaka gukora sign up ukoresheje icyo bita username, uzaza wandika nga username nk'ibisanzwe uyandike ushaka, nurangiza anditse hanga ngo enter password, enter email, urangiza uyinjiramo, nurangiza bitanditse ngo enter your password, uzaza uyanga uyishyiramo, utuzawanditse ngo agree. Already hanga uzitwanditse sign up. So ngewe anga ko already nge narinje, ndaza nkandi yanditse ngo sign in, kwa already nge ndayifite nge nzaza nkandire with Google ko ariho ninje nango nakoze account, nze mitemo email yanjye kuko ariyo nakoresheje, ndebe izindi step zikurikira. Iyo ushaka kunyura muri ziranzira naho birakunda, iyo ushaka kunyura mu bindi binzira nazo zirakunda, ariko already nge nese ninjira you have successfully sign in with Google. Already nge nese ninjiramo guy. Ya application already nge ejo bundi nayinjiyemo, ndavuga mbere ko kuyikoresha reka nzamanze mbereke isi step uko bakoreramo ibi biceri. So rero igitangaje muri application harimo ukumva imiziki, ubundi ukabasha gukorera ibiceri. Basatubwira enjoy your hour music or turn into global radio station and get paid for every minute you're listening, no limits, play your favorite tracks and earning so much as you want. Ukanditse ngo
ari now, ubundi ukagenda ugahitamo indirimbo. Basa kubwira ngo requirements: install, open and application. Instalinga, ufungura application, enter your reward username, uzandikiramo username yawe, handitse ngo choose earning rate, popular rewards every minutes, lock every 10 minutes and country every 10 minutes. Anga bagenda gusubirishamo bite n'injyana ahangaha ukunda guy. So aha ngewe uyu ushaka ukanda kuri Android ukahita wikanda ukahita widownloadinga guy. So twahise tumanuka handitse ngo focus and earn. Basha kwibanda kuri ibyo ngibyo ubone. Work smart with Pomodoro and technical short period. Anga ukanda ndetse ngo earn, ukareba izindi step bagusaba akaba arizo ukora. So ahangaha ibyo byose rero kwangewe ndi kwihuta cyane nago nabijyamo ngo mbivemo. So twahise twigira ahangaha nitwereka main, biri main cyane ko ari byo bari kunzanira. Harimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye muri application, ndaza kwereka no kwakora withdraw guy ntugire ikibazo. Twagiye already coin zanjye mfiteho, nkimara kwinjira nahise mbona zino coin zingana na 2,250 nabizingahe nebyiri. Aha code nayibahaye ko ari iri ya sample, uraza kwinjiramo akagoreza ziriya coin zibasha kubona yo bita bonus guy. So ni muri ubwo buryo rero. Okay, katwe dukuyeho kano. Okay, muri application uko imeze nuko nguku yitereye guy, nuko imeze ugenda ukuyikoresha. Aha hari cyo bita cash out. Cash out yawe nuko nguku imeze. Basa kugira ngo cash out kuyo bita paper, minimum yayo nuko ufite amadolari 5. Andi hanga dufiteho amadolari 0.25. Aricyo bita Litecoin. Litecoin nuko uba ufiteho amadolari 2 na misobanuye before. Icyo bita USD coin nuko ufite amadolari 10. Iyo bita Binance coin nuko ufite amadolari 2. Bitcoin ufite amadolari 2 guy. Iyo bita Ethereum uko ufite amadolari 2. N'ibindi bya card bigiye bitandukanye abakoresha na za Amazon nuko iyi application imeze guy. Twise tujya gukanda kuri account yacu. Account yacu uko nako ari sam promoter rimwe basa tukwerekana username yacu n'igihe twa joininge basa bikwereka nayo twakore total earn basa bikwereka. Ahanga none ari cyo bita promo code. Turashaka kuntu twabona promo code. Promo code rero ni gute tuyibona? Icyo bita offers streamings, aricyo bita challenge. Aho yo akanze kuri challenge asa kugira ngo asigaye amasaha 8 kugira ngo tubashe kwemererwa ibingibi byose ugiye kubona hanga. Daily earning streak, earning n'ibindi bigiye bitandukanye basa kubwira mu minota 20. So twemerewe kuita dutangira nga guhuza niyo bita Discord tubashe kubona ziriya coin. Basa tubwira hanga noneho earn 500 point from offer. Aho uzugwa claiminga bito na offer baguhaye ukagenda uyujuza. Harimo ibintu byinshi hanga bicyo bitanga watch streaming minota 60 ukabona zira coin dato na hato byose birimo guy nago wabirangiza. Ise tugira hanga nono ibintu buri available nona tugiye ko itadukora icyo bita coin zingana n'ijana. Uzagwa kanetse ngo submit, reka tuakande uraza dukande submit. Icyo hanga tugiye gukora niki? Asa tubyina ngo upload the video to YouTube, follow these steps and get rewards. Download this video and upload it YouTube short and using it. So ni application meze neza cyane kuko gukora withdraw birakunda cyane. So ahangaha rero harimo uburyo bwinshi guy, nifushe kubahereza iyi application kubashaka badafite bafite imbogamizi kuvuga si ni gute ikora ko isa nkaho ari challenge, uzanyandikire ngufashe. So harimo uburyo bwinshi no kugenda downloading application ukabona coin zawe za hato na hato. Haricyo bita stream ahangaha ni ibintu babiri live ako kanya guy. Aha uhitamo abo ushaka kureba ukabona coin zawe byato na hato bitewe n'ibyo ushaka kureba. Aha turasubira inyuma gatoya turebe ibindi bigiye bitandukanye guy. Muri application imeze neza yo zose ni coin nagiye nkorera muri application guy. So ni muri ubwo buryo rero turi kubasha nyine gukora ibintu biri as professional guy nkuko hano muri kugenda mubibona.
Okay, hanga reka dusubire inyuma handitse ngo reader board. Iyo tuwakanze kuri reader board reka tutegereze gatoya. Okay, reader board hanga wese twuzanira abasani bagiye bakoreraho konti nyinshi bafite kuruta iza bandi. So rero ni rero usabwa kugira ngo ubashe gukorera zino coin. Nababwiye yuko hangange naho shaye kuri tangikoresha application kugira ngo downloading uzaza uraza hanga bakweretse niba hanga bakubwiye ngo downloading hanga requirement yanga bakubwiye ngo request install ugende downloading application ukurikiza ibisabwa uze ukubone zira coin uzanga nitse ngo watch anga uzaza ukanda hangaha ugende urebe video bakubwiye nurangiza uze already bizahita bijyanamo already anga focusing ibindi baguhaye kugira ngo ubashe kugera hanga kuri cash out. Kwa cash out watubye ko niba ari kuri PayPal na $5 nayo bita Bitcoin na $2 yahita USDT na $10 USD na $10 bita kubikura kuri Binance na $2 Bitcoin na $2 n'ibindi bigiye bitandukanye. Kandi hangaha uburyo burimo ntago bugoye cyane urebye ugeranyije n'ubundi buryo butandukanye kuzuza wahita uyuzuza. Nango shaka ko video iba ndende kuko amindi kwihuta cyane ubundi ukabasha kwita ubona izo coin. Ushaka nyine no kubona promo code uza ukaba followinga kuri niba turi gukoresha ibayita reward bayita reward coin. So kugira ngo rero tubashe nyine kubona coin kubasha kubona iyi application turaza tugiye kwita tujya noneho kuidownloadinga ize muri phone yacu kugira ngo noneho bitworoheye kurikoresha gaye kugira ngo baguhereze n'ibindi utabonye aho ngaho bayita ngukira bayita rewarded. Turaza kuri Play Store guy twandikemo rewarded irahita iza guy twandikemo rewarded kunguku rewarded nuko iyi application ikimara kwikanda nuko ihitiza rewarded nuko yaje application. Rewarded tugiye kumanuka kuri feedback batanze basayi duhereza uyu nguyu yatanze ku iteki 16 z'ukwa 9. Very fine platform. Withdraw in between 24 hours. Suggest for all people to download and use. But one issue to be needed resolve. That application did not resolve and the others were not loading and reading, so they developing. Please look like issues like n'ibindi bigiye bitandukanye. Such a nice app. Reward has become a popular messaging application and passive because it may option and n'ibindi bigiye bitandukanye. Iyi application yagiye itanga bagiye bayivugaho ibintu byiza. Iza ukahita ukanda open uzasanga ni install bitewe niyo wakoze. Uzazandika ibyo skipping bikande ukanditse ngo next ubundi yanditse ngo get started already. Uko nabibabwiye uzaza uko hari yakora uzakoza account uzaza ukore icyo bita sign in with Google uze uhitemo email wakoresheje ukora account guy. Nuko nguko byifashe reka tutegereze gatoya. Oya uzakanda kuri sign in urangiza ukanditse ngo kuri I have read turebe. Okay, uzawanditse I have read ubundi ugende uhitemo ya email wakoresheje ubundi twite twinjira muri application. Korera ko twanditse ngo continue bitewe n'yo baguhaye no bitewe no kuntu phone yawe yesterday niko bizagenda. Twahise tugira muri application none. So hariya twari turi muri Google muri application bahitana bigutondekira uko biba bimeze gaye. Aricyo bita ngo complete offers, aricyo bita task survey, aricyo bita play game, aricyo bita watch stream, aricyo bita listen music, aricyo bita watch clips, aricyo bita start promo, aricyo bita pay bid, aricyo bita challenge daily, aricyo bita join lesson, aricyo bita bonus point, aricyo bita wide of fortune n'ibindi bijya bitandukanye. So rero ni turahera kuri complete offer. Anga offer baduhaye
ko nako harimo uburyo bwinshi aricyo bita ngo quiz ugenda utanga mu buryo bwa bitewe n'ibyo ufite. Uraza ngaho ugatangira quiz baguhaye, ayo description, open that up and challenge your n'ibindi bigiye bitandukanye, ubundi wite wuzuza. Anga batubwiye ngo repeatable offer, you can complete one quiz every hour up maximum of 24 quizzes per day. Each quiz category can be completed once per n'ibindi. Uhanditse ngo start offer, ubundi niba ari download baguhaye ukadownloadinga, ubundi bakagureza izo coin. Already ngeyo hanga ndi kugenda bara step by step, nago nigushaka kubinyuma kuko mbinyuzemo video yabanede cyane. Ahanga naho urakanda offer baguhaye akariyo ukoraho bitewe n'ibyo babahaye. Guy muri abantu bakuru hanga ni ibintu byoroshye cyane. Hanga bagiye baguhereza y'amadolari 2 ukabikura ukayagezamo ukahita ubikura. Hanga arimo n'uburyo bwinshi downloading application ukahita ubona izo coin vuba vuba. So rero reka dusubire inyuma gatoya. Twari turi kuri yo bita complete offers, aricyo bita take survey. Ahanitse ngo 10% percentage of the offer survey value is rewarded as watch time and 5% percentage as boost points. Anga uzagakanda ibite niyo baguhaye, ubundi kubasha kulokinga izi survey baguhaye. So ngenda asubira inyuma, aricyo bita bonus point. A bonus point na kindi usabwa, aricyo bita ngo subscribe to our newsletter. We promise we not spare you with unnecessary. So uzaza ukanda nitse ngo claim, uzaza nitse claimed. So ibi byose twagiye tubiclaiminga already, hano twabiclaiminza nitse ngo claimed, no twabiclaiminze. We handitse ngo handitse ngo kira twe turi handitse new bonus. Already hanga uzagenda ukandisa bagwereze, ukanda handitse ngo followinge kuri Twitter yo X, no kuri Instagram no kuri Facebook, ubundi ubashe kubona ziriya coin. So harimo uburyo bwinshi nagiye nkora ahangaha, nkuko nagiye babwira ngo re-upload video ubona 0.100 n'ibindi bigiye bitandukanye ahangaha. No kuri anga Instagram nawe naho nagenda nka uploadinga nkabona ziriya coin. Ukikora ahangaha ni iki rero, ahanga no kuri YouTube ugenda uka-uploadingaho bakagureza ziriya coin. Uraza ukanditse ngo submit, basa kubwira ngo for the step below get rewarded, download this video. Uzuka kanditse ngo download, ahanditse ngo video. Na kindi hanga ukora niki, hano wituza handitse ngo hari ubudomo butatu ukahita wakanda. Basa kubwira ukimara kwakanda guy, ukimara kwakanda ahangaha uzaza uhita ukanda handitse ngo download. Ahangaha murabibonye, rikanga kuri detail ndabona murabibonye guy. Ahangaha video iri kwidownloading, ahangaha iri kwidownloadinga niki ahangaha ukora skipping guy, skipping. Hari anaberetse ukimara kwidownloadinga icyo ukora na kindi ushaka Instagram yawe ukayita ufata iyo video ukaya-uploadinga. Basa kubwira ngo step anga zikurikira, kubwira ngo mbere na mbere downloading iyi video nurangiza uyikorere upload kuri Instagram yawe, biterwa na step bagwaye. Kabiri, use the following task as the video description. Anga barakubwira kugira ngo baze goreza ira reward, nuko uraza gukopiya inanditse ngo mind azino y'umutuku, anditse ngo blowing and up. Ukoresha noho icyo bita hashtag, ukoresha velos, ukopiye mbese zino boro zose zishyira muri description ya video yawe uri ku uploadinga. Kuri gatatu noneho basa kubwira ngo in order for us to verify that video was posted. Anga mu buryo bwo kugira ngo verifyinga ko video koko niba ya-uploadinzwe nawe, tera comment ukoresheje muri video, ukoresheje code yitwa some promoter cyangwa bitende. Naga ariyo wakoresha kubera ngewe ari username nakoresha cyangwa bitende ariko ari username bamaye, wowe bazagwereza niba ari kagabo wakoresheje niyo bazaguha, niyo uzakoresha muri comment ya mbere. Ukimara kwinjiramo uzahita utera comment video yabaye uploaded.
kugira ngo ba verifying ko ari wowe wayaploadinze. Icyo uzakora ahangaha uzaza warangije kuyaploadinga batakubwira ngo basakubwira ngo Instagram fair level anga link uzaza ufata iyo link nurangiza uyitiza noneho video link ya video ya uploadinze uze uyitikopi ahangaha utuza ukandanga submit bizagenda bijye muri process ko ahangaha nge narabikoze za muri process nurangiza yitagoreza zino coin 100 guy ahangaha nge naho ushaka kongera ku uploading ko ahangaha nagiye mbikora guy ahangaha muri ubwo buryo nagiye mbikora bitewe ko mbikoze none na video yawe ndenda ariko nago nshaka kubikora uko nguko guy na YouTube naho nuko nguko uza ukakanda kuri YouTube uko ngo bajya bivuga downloading ira video warangiza akakubwira ngo title noneho bakubwira ngo each cache listening to music from touch ahangaha bakubwira gatatu kugira tugenzure ko ari wowe wayaploadinze nuko uraza kongeramo muri video description aretse go get started nibindi byo bitandukanye nyine byose uzabikopiya guy nurangiza tuyaploadinga nurangiza kuyaploadinga ukopiye ya link yawe ya video nurangiza izuyishyira umungomo utakanda hanga submit aha baza verifyinga byatwara umunsi byatwara amasaha bite biba done ahanga basakubwira ngo claimed guy hanga nuko nguko bimeze. So ni muri ubwo buryo rero turi kugenda tubereka aricyo bita while of 14 a while of 14 anga ukina hanga icyo bita spin basakubwira ngo earn 100 or more points and watch short add to spin while. So uzuga kanga ndanga hagati basakubwira ngo you need to earn at least 100 point today spin while. So anga nge narikoresheje muri ubwo buryo nawe uzayikoresha guy. Anga ndikwereka uburyo bwinshi buri muri application ariko bita start promo down. Anga start promo down ukandanga start ukareba ibyo bakujyana anga uzuka downloading application ubundi ukahita wamara kuyidownloadinga ukagenda ugakurikiza izindi steps kuri ubundi akahita bakuzanira noneho bahita bakuzanira tuvuge nganga iyo akanze turebe utuzuka downloading application ifite mega 37 warangiza izindi steps wazirangiza akahita kureza coin guy. So ni muri ubwo buryo rero twagiye harimo uburyo bwinshi handitse ngo watch clips uzanga handitse ngo requirement ahanga ukanditse ngo open ukakanda ukamanza ukadownloading ira application ubundi ukaba ariyo uzajya urareberaho ukabaza kagoreza coin. Hari cyo bita umuziki nabyo nayiberetse na mbere aho uza ugakanda hanga naho ukadownloading application uzajya urumviraho umuziki buri munsi ukazarabona izo coin zawe. None hari cyo bita play game noneho play game aha uza ugakandaho play game ugategereza ukareba ibyo bakuzanira. Play game nuko nguko zimeze basakubya first manzo kanditse ngo agree and continue sakubya allow tracking wituza ukahita wakanda ubundi ukahita ugakanda nditse ngo up with usage anga ukahita wakanda. So anga ushaka urabikasaringa cyangwa ukahita ukanda hanga biterwa nibyo ushaka byanga reka game wenda nizinshishikaze reka nsubire hari inyuma uzanga tukadownloading yo bita nkaho ukanze ngo play anga izikugeza kuri Play Store ukadownloadinga warangiza ukaza bakaverifyinga ko wayikoze akatagureza zira coin. So aha rero muri application nuko nguko imeze mugenda muyikoresha nuko gake mugenda muyikoresha guy. So reka dusubire inyuma ngaha nuko bimeze naberetse ukora cash out ko uzagakanda nditse ngo cash out ugakoresha bita PayPal cyangwa Litecoin cyangwa USDT cyangwa Ethereum cyangwa Amazon n'ibindi bigiye bitandukanye kuri account yacu nuko nguko bimeze ibyo twakoze withdraw hanga tubya ngo have no withdraw yet ko tutakoze withdraw asa tubya ngo promo code ni gute uyibona noneho cyagiye kuri kwa cyagiye dukora account promo code kuyibona byara bigoye ariko iyo kanze basakubwira ngo followers social media to find available code uza niba ari nimukunda koresha Instagram cyane uzaza hanga uyikandeho uhita ugenda noneho urebe niba code bayitanze code ni gute nako iyo bita promo code uyibona gute. Promo code reka dukanda hanga turebe ibyo bashyizeho turebe ibyo bashyizeho hanga promo code yahangaha basatubwira ngo promo code yo mu kwa 9 hanga turi mu kwa 10
sinzi nanga barazanye indi promo code guy. Promo code followers social media ni ingi yanditse ngo September 2025. Ani tuyishyiramo ni mu kwa 9 sinzi nabirakunda guy. Niyo sinzi nabirakunda niba iki gikora biraza gukunda niba itagikora urutegereza indi code guy. Turaza tuvuge ko i promo code bariko gutanga niyo mu kwa 9 guy. Tuzaza ngo September 25 mu nyuguti nini ahangaha zandike September 25 September 25 ahangaha nitaba yaba ari expired baraza kwemera niba baye expired uzategereza ko bashyiramo indi code uzaza ukanditse ngo claim asatubyira ngo please wait turebe reka dutegereze amasegonda 30 turebe igisubizo badusubiza ariko batubwiye ko ishobora kuba yarabaye expired kugira ngo nyine umuntu abashe guclaiming iyo bita iriya promo code na referral code biratandukanye. Promo code uraba followinga ukareba iyo bashyizeho ukareba niba koko iyo promo code bayishyizeho guy. So ni muri ubwo buryo ahangaha basatubwira ko nuko abari kwita byihuta satubwira ngo unfortunately ko code yabaye expired sinzi niba muri kuyibona ahangaha guy. So ni muri application rero naberetse bikorerwamo niba ufite ku bantu bakunze kugira time ya application mwayikoresha kandi application mugakoreraho bike kandi gake guy muri application total earn na yangaya minimum watch twani 0 nango twayimazemo igihe kinini offer 0 quiz 0 nibindi bigiye bitandukanye byagiye biboneka muri application. So rero ndizera ko application ari ya indi muri gushaka mwambye ko nzabakorera muri application mwashatse muvuga ngo nzabashakira ka application gakora neza. Ya application ni imwe muri application nziza nigeze mbona kandi zikora neza guy kandi zibasha kuba paying real money kandi namabeshyo arimo. So rero muri ubwo buryo rero nifuje kubahereza ka application bakita rewarded. Ni application itanga coin na USD kandi mu gihe gito cyane kakugeraho. So rero iyo bita reward cyangwa referral code uraza kuyikura muri link description ugende ukore account kandi winjiremo mu buryo bworoshye cyane ubashe kwibonera ira bonus wakoze icyo bita sign up. So rero ni muri ubwo buryo rero ndizera uko mwabashe kubona ya application mwasabye mutari bake. So ndakunda cyane it's boss sample reka tumenye byinshi reka twizere ko iyi application izabafasha kandi nimuyikoresha neza izabasha no gukora withdraw. Twabonye ko request money mo yo dukanze kuri hano kuri Bitcoin batubwiye ko amadolari 2 cyangwa USDT 2 azi umuntu yemerewe gukora withdraw kandi bikahita bikunda wakushyizemo wabashyizemo Binance wabashyizemo n'ibindi bigiye bitandukanye birakunda. So rero ni rewarded twifuje kubagezaho mu application mwasabye mutari bake nabagejeje. So ndakunda cyane Imana ikomeze barinde it's boss sample ni ugende udakande subscribe kuri video yacu ndakunda cyane kandi niba ushaka kumenya byinshi watwandikira tukagufasha. So joininga WhatsApp channel yacu ukomeze umenye byinshi kubikubiye muri byo tubagezaho mu munsi tutakunda.